uca bugufi ukavuga uti burya ibibazo birandembeje, reka nerekere iya kiliziya, reka nerekere y'umusigiti, reka nerekere y'urusengero, ubundi nze kuza kureba ko nabona ubufasha. Ndakubwiza ukuri yuko ubufasha uri bubone. Urahasanga umuntu witeguye kugusengera, urahasanga abantu biteguye kugufasha, urahasanga abantu biteguye kugutabara, urahasanga biteguye kuguhereza inkunga iyo ari yo yose. Niba waba uraye mu rusengero birahakemukira, barakugaburira. Ni ukuri abakozi b'Imana biteguye kukuba hafi kandi ibibazo ufite bakabigukemurira mu izina rya Yesu. Burya nta muntu wigira, umuntu agirwa n'undi, umuntu afashwa n'undi. Ni ukuri Uwiteka Imana akomeze abane nawe kandi abashyigikire muri gahunda zanyu za buri munsi. Nkomeza kubifuriza ibihe byiza. Wakomaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, ndagushimiye cyane. Njye nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana. Rero reka dusenge Imana. Ibibazo biri ku isi bitandukanye biri kwirukanka nkaho hirya no hino hari imyuzure, ahandi amashyamba ari gukongoka, ahandi hari intambara, ahandi hari inzara ikakaye cyane, ahandi imvura ni nyinshi cyane. Isi yose ko nta buhungiro ifite, bizagenda bite ntitutizeye rya jambo ry'Imana? Izina rya Yesu, ibikuru byose biraceceka mu izina rya Yesu, imiruho ufite yose iratuza mu izina rya Yesu, ibisubizo wabuze urabibona mu izina rya Yesu. Humura, umuraba uratuza imbere ya Yesu, nta muraba warengera cyangwa se nta mazi ashobora kurengera ubwato Yesu Kristo. Uca bugufi ukavuga uti burya ibibazo birandembeje, reka nerekere iya kiliziya, reka nerekere y'umusigiti, reka nerekere y'urusengero, ubundi nze kuza kureba ko nabona ubufasha. Ndakubwiza ukuri yuko ubufasha uri bubone. Urahasanga umuntu witeguye kugusengera, urahasanga abantu biteguye kugufasha, urahasanga abantu biteguye kugutabara, urahasanga biteguye kuguhereza inkunga iyo ari yo yose. Niba waba uraye mu rusengero birahakemukira, barakugaburira. Ni ukuri abakozi b'Imana biteguye kukuba hafi kandi ibibazo ufite bakabigukemurira mu izina rya Yesu. Burya nta muntu wigira, umuntu agirwa n'undi, umuntu afashwa n'undi. Ni ukuri Uwiteka Imana akomeze abane nawe kandi abashyigikire muri gahunda zanyu za buri munsi. Nkomeza kubifuriza ibihe byiza. Wakomaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, ndagushimiye cyane. Njye nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana. Rero reka dusenge Imana. Ibibazo biri ku isi bitandukanye biri kwirukanka nkaho hirya no hino hari imyuzure, ahandi amashyamba ari gukongoka, ahandi hari intambara, ahandi hari inzara ikakaye cyane, ahandi imvura ni nyinshi cyane. Isi yose ko nta buhungiro ifite, bizagenda bite ntitutizeye rya jambo ry'Imana? Izina rya Yesu, ibikuru byose biraceceka mu izina rya Yesu, imiruho ufite yose iratuza mu izina rya Yesu, ibisubizo wabuze urabibona mu izina rya Yesu. Humura, umuraba uratuza imbere ya Yesu, nta muraba warengera cyangwa se nta mazi ashobora kurengera ubwato Yesu Kristo. Nawe wiryamiye umurabo wabaye icyago, tugiye kureba. Aleluya, 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 aleluya. Yesu nashimwe, aleluya, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Muvuge muti Yesu nashimwe. Umwami Imana ahabwe icyubahiro aho aherereye hose. Ndabashimiye kandi ndabasuje mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Uyu munsi ngabagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana, tuganire tukora uko dushoboye, tujye mu mitima imbere, ubundi tubinonosore neza. Ni ukuri ubundi ijambo ry'Imana rigende dukura aho ahantu hamwe ritugeza ahandi, tubashe kugira icyizere, tubashe kumenya ubu buzima turimo bumeze bute, ese ibibazo duhanganye nabyo ni ibihe muri iyi minsi,
harabura iki, donc Uwiteka Imana atugomba iki, twebwe tumugomba iki. Ibyo byose ni ibintu tugomba kuzajya tugenda tuganira uko bukeye n'uko bwije. Warakoze wowe gukora subscribe kuri Mutima Channel. Ngewe nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Uyu munsi wa none ushobora kuba uhanganye n'ibibazo bitandukanye cyane, ufite byinshi bikubabaje, uri mu nyanja nk'uko iyi ndirimbo iriho irabivuga. Ubundi ibibazo ufite bikakubera nk'umuraba mwinshi cyane umanutse ugiye kubika ubwato ushobora kuba urimo. Nta kindi rero n'ibigeragezo uyu munsi wa none urimo, buri kintu cyose kikubangamiye kikubabaje gitumye uva mu cyimbo cyiza wari urimo ukaba uri ahantu habi uyu munsi wa none. Ndavuga umuntu uhangayikishijwe nuko wenda ashobora kuba yaburara. Ndavuga umuntu uhangayikishijwe nuko abana bashobora kuba babirukana babuze minerivare. Ndavuga umuntu ushobora kuba ahangayikishijwe n'uburwayi bwa bundi bashobora kuba baramupimye ubundi bakabura umuti, bakamubwira bati wowe ugiye gutaha, ni ukuri ntabwo uzigera ukira. Uwo muntu niwe ndiho mvuga. Ndavuga umuntu wabuze amahoro mu rugo rwe. Ndavuga umuntu ufite akaga gakomeye cyane, umuntu wihebye, umuntu ufite depression, umuntu donc ufite akababaro muri makeya. Buri muntu rero agira ikibazo cyiwe gikomeye cyane. Ngira ngo twese tugira ibibazo, mfite ibibazo nawe ufite ibibazo, ariko burya hari ibiba biremereye, kandi nubwo biba biremereye buri muntu burya ngo n'umusaraba wiwe. Umusaraba wanjye rero ushobora kuba uremeye kurusha uwawe, cyangwa se bitewe n'uko buri wese abibona. Kandi buri muntu iyo afite ikibazo burya kiba kiremereye ku giti cye atitaye no ku by'undi. Rero ndagira ngo mbabwire abakristo bavandimwe ko nta kindi kintu cyadufasha kuva muri ako kangaratete, muri uko kwigunga no kuba n'ibibazo uretse gusenga ndetse no kwiyambaza umwami Yesu Kristu akadutabara. Ndabashimiye mwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Ngewe nitwa Jean Marie namaze kwitaba Imana. Nawe niba ushaka rero ngo dufatanye urugendo uyu munsi wa none, kora subscribe kugira ngo bigende neza, ubundi tujye tubana muri iri jambo ry'Uwiteka Imana aba yaturagije kugira ngo natwe turibagezeho uko yari dutumye. Ngewe rero narakataje cyane, ndifuza ko twaba impaganya mwinshi dukorera Uwiteka, kandi azadufasha ndetse azadukiza ibibazo, azadukiza uburwayi, azaturengera aho turimo turarengana, azabana natwe, azadutabara mu makuba. Hahandi tuba turi kumva ko bidashoboka, aho niho adutabarira. Ese ugira ngo ubundi Uwiteka yakora ryari? Arakora, ahora akora, ariko ku rundi ruhande amakuba n'imiruho tunyuramo nizo dutera imbaraga ndetse no gushaka aho biri gupfira, ubundi tukirukanya imisozi tukazamuka tukahagera pe, tugashakisha ubundi paka twinjiye iyobokamana tugasenga. Rero ndakwifuriza uyu munsi wa none ureke kwihererana agahinda ufite, ubundi ugasangize Uwiteka. Niba ari umukristo mugenzi wawe muri kumwe, cyangwa se hari umunyamasengesho ukugendera, cyangwa se hari urusengero ruri hafi yawe, ni ukuri nuca bugufi ukavuga uti burya ibibazo birandembeje, reka nerekere iya kiliziya, reka nerekere y'umusigiti, reka nerekere y'urusengero, ubundi nze kuza kureba ko nabona ubufasha. Ndakubwiza ukuri yuko ubufasha uri bubone. Urahasanga umuntu witeguye kugusengera, urahasanga abantu biteguye kugufasha, urahasanga abantu biteguye kugutabara, urahasanga biteguye kuguhereza inkunga iyo ari yo yose. Niba waba uraye mu rusengero birahakemukira, barakugaburira. Ni ukuri abakozi b'Imana biteguye kukuba hafi, kandi ibibazo ufite bakabigukemurira mu izina rya Yesu. Burya nta muntu wigira, umuntu agirwa n'undi, umuntu afashwa n'undi. Ni ukuri Uwiteka Imana akomeze abane nawe, kandi abashyigikire muri gahunda zanyu za buri munsi. Nkomeza kubifuriza ibihe byiza. Wakomaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, ndagushimiye cyane. Ngewe nitwa Jean Marie namaze kwitaba Imana. Rero reka dusenge Imana, ubundi dutangire ikiganiro cyacu, aho turi buze kuganira byinshi cyane, twibanda ku by'ubuzima, dutanga ingero zigiye zitandukanye z'ibibazo bigiye bikikije isi uyu munsi wa none biremereye abantu muri rusange. Turakubita hirya no hino, ubundi Nyagasani yakomeze abane natwe. Yesu ashimwe. Rero Yesu ashimwe, nkomeza kubashimira, ubundi dusenga twihuta. Nyagasani abana natwe muri iki kiganiro, muri iri jambo
tuba twateguye ndetse tukaribagezaho uko ryanditswe. Twicishe bugufi, dupfukame mu mitima yacu, ubundi dusenge Imana. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nyamana ikomeye cyane, uri Imana yayindi irebera hose icyarimwe, uri Imana ikemura ibibazo, uri Imana iba umuti, ukaba umudokiteri mukuru, ukaba umuganga mukuru, ukaba umunasi mukuru, ukaba umuvuzi mukuru, ukaba umuyobozi mukuru, ukaba uw'ikirenga. Ni wowe ushobora byose, ni wowe mutwazi wa buri kintu cyose, ni wowe ukomeye dushobora kwibandaho ndetse tukumva ibyo tubwira, ubundi tukavuga tuti tugeze aho tujya. Rero duhereze imbaraga uyu munsi wa none kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, umanze Nyagasani udufungurire imitima yacu, ijambo ryawe rize kutumanukiraho, ubwo riri buze guca mu gutwi, udufashe rimanuke rishinge imizi mu mitima yacu, aho kugira ngo rice mu gutwi rihuke mu kundi. Ndabashimiye rero mwese mugiye kudukurikirana, Imana ibahereze umugisha, ndetse nzi neza yuko twese turubashe kugira icyo dutoramo kikadufasha ndetse kikatubera inzira ndetse n'urugendo rwiza muri buri kimwe cyose turiho turahura nacyo kuri ubu ngubu, kandi Uwiteka azabana natwe. Iryo ni isengesho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Uwiteka Imana akomeze abane namwe, nkomeza kubashimira rero aho muherereye hose. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Kurasa subscribe rero nangaha kugira bigende neza. Utuze nta munsi wabasha kurengera. Rero ndakubwiza ukuri kandi nkumanurira ijwi ry'ihumure yuko nta mazi yabasha kurengera ubwato umwami Yesu Kristo arimo. Nta bibazo bishobora kukuganza kandi ufite Yesu Kristo uruhande rwawe. Ntabwo ushobora guheranwa n'agahinda kandi Yesu Kristo ari agukize. Ntabwo ushobora kugira ikintu na kimwe kigukomerera cyane igihe cyose wamaze kumenya ibanga ry'amahoro, ibanga ryo kwizera, ubundi ugasenga Imana. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 17 haragira hati ntabwo burya ukwizera kwacu tuba dufite bisaba ngo tukugire, ariko tuba dufite n'ibikorwa. Ibikorwa byacu ese biraturanga aho tunyura hose, aho duca hose, aho tunyura buri kimwe cyose. Ese niba ufite kwizera, ukaba ufite nyine gushidikanya muri wowe, udashobora kuba watera intambwe ngo ugende ujye gusenga, ubundi ubwira Imana ibibazo byawe, uyibwira uti Yesu mfite iki kibazo ndiyoroheje, izagufasha gute? Bizagenda bite? Rero muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 17 baratubwira ati ukwizera Imana iyo kuri kunyine kutarangwa n'ibikorwa kuba gupfuye ubusa. Ukwizera Imana iyo kuri kunyine nikurangwe n'ibikorwa kuba gupfuye ubusa. Ya nitwa Jean Marie namaze kwitaba Imana. Reka mwese rero mbasabe mbinginga ngo mugire ukwizera, ariko mugire n'ibikorwa. Bavandimwe ba Kristo aho murereye hose, izera Imana uyu munsi wa none azagufasha. Iragusaba ngo uyizere, nurangiza ubishyire mu bikorwa, ubyukira mu materaniro ya mu gitondo, ujya muri nibature, uhura n'umukene umusuhuza, niba ufite ubufasha umuhereza ubumufashe. Niba hari ibiza byateye muri quartier cyangwa se umuntu inzu yamuhiriyeho, buwa mbere mu gusansibiriza inkuru yuko hari umuntu wagize ikibazo kandi akeneye ubufasha. Uwo musanzu n'ukora ukabivanga no kwizera Yesu Kristo. Iyo ni imirimo myiza Uwiteka Imana adushakaho kandi atwifuriza kugira ngo ibintu byose bitugendekere neza. Noneho ya mirimo yacu izaherekezwe n'iki? No gukiranuka ndetse no kugenda twemye, ubundi kuri wa munsi twese tuzahorayo turi amahoro ndetse dushimira Nyagasani. Imirimo yawe rero reka herekezwe no kwizera. Wizere, nurangiza ukora ibyiza, Uwiteka Imana azakugirira neza. Ndagushimiye, komeza udukurikire,
kore share, kore comment, cyangwa se niba utarakora subscribe, aka niko kanya kugira ngo uyikore. Ngewe nitwa Jean Marie nk'ibisanzwe, namaze kwitaba Imana. Dukomeze rero, ubundi byose biraza kugenda neza. Ndagushimiye. Dore byose biranyumvira. Uwiteka Imana arakubwira ati none wabuze iki ko byose binyumvira? Nzi neza ko biratuza. Ndategeka abadayimoni, babandi bakugize imbata, babandi bakugize akarakajya, bakugize akahebwe, abo bose baratuza mu izina rya Yesu. Ibikuru byose biraceceka mu izina rya Yesu. Imiruho ufite yose iratuza mu izina rya Yesu. Ibisubizo wabuze urabibona mu izina rya Yesu. Rero humura, umuraba uratuza imbere ya Yesu. Nta muraba warengera cyangwa se nta mazi ashobora kurengera ubwato Yesu Kristo arimo. Twihuta rero tunyarukire muri Bibiliya nanone mu isezerano rishya, ahagana muri Yohana igice cya 9. Turaganira ahantu Yesu yafashije umuntu, aramufasha, ariko uwo muntu byatewe no kwizera kwe. Uyu munsi ushobora kwibaza, ukibaza uti se ibi bibazo biri ku isi bitandukanye, biri kwirukanka nkaho hirya no hino hari imyuzure, ahandi amashyamba ari gukongoka, ahandi hari intambara, ahandi hari inzara ikakaye cyane, ahandi imvura ni nyinshi cyane. Isi yose ko nta buhungiro ifite, bizagenda bite nitutizera? Rya jambo ry'Imana tumaze gusoma ngaha agana muri Yakobo igice cyaho cya 2 umurongo wa 17 hatubwiye ngo ukwizera kwacu kujyane n'iki? N'ibikorwa. Niba tudafite ibyo bikorwa rero bishatse kuvuga ngo kwizera kwacu gupfuye ubusa. Zirikana ndetse unabimenye mu mutima wawe yuko nta buhungiro buhari. Urahungira he? Mu majyepfo hari imyuzure, mu majyaruguru se wapi? Amashyamba ari gusha. Iburasirazuba se hari izuba ryinshi cyane, nyine nawe urabyumva, agahanga karahasigara. None turajya hehe? Mu majyepfo se aho naho hari ibibazo bigiye bitandukanye, bari kurasana, ni ibibazo bikomeye cyane, ntabwo wajya muri uwo muriro. Mu majyaruguru se aho naho hari ibindi byinshi biremereye cyane. Rwagati se ho harimo inzara. None se turajya hehe? Turabigenza gute? Ariko nitwizera Imana Data, tukizera umwami Yesu Kristo, ibyo byose arabidukiza, turagira icyizere. Ubundi nubwo byaza bikaduhitana, ariko at least dufite uko kwizera, ubundi Imana izatugirira neza. Komeza udukurikire rero, kuri subscribe none hangana utarayikora. Njye nitwa Jean Marie, wamaze kwitaba Imana. Ndagushimiye cyane. Yohana rero igice cya 9, Yesu yarimo yitemberera, nuko ngo akigenda abona umuntu ngo wavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Yesu arimo aragenda, ari kwitemberera, akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Nuko abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ese uyu muntu ko yavutse ari impumyi kandi akaba afite ababyeyi, none ubu tuvugana buriya niwe wakoze icyaha, n'ababyeyi bakoze icyaha, byagenze bite? Uyu munsi wa none rero nawe ushobora kwibaza ukavuga uti, ese ko ari njye uhorana ibibazo, ko ari njye uhora urwaza, ko ari njye uhora upfusha, ko ari njye uhora bari kunyirukaho, ko ari njye uhora mfite rwasera, ko ari njye uhora ushwana n'umugore? Ese Mana naragututse, narakugomeye? Nagira ngo ukurikire neza iri jambo ry'Imana riboneka ahangaha. Yesu arimo yitambukira yigendera, nuko bamuzanira umuntu wavutse ari impumyi. Ariko bakomeza kwibaza ibibazo byinshi, bati none se uyu muntu ko yavutse ari impumyi, ese niwe wakoze icyaha? Ni ababyeyi bakoze icyaha? Nuko Yesu Kristo rero reka dukurikire amagambo meza mu gisubizo cyiza yabasubije. Yesu nuko arabasubiza ati, uyu muntu nta cyaha yigeze akora, yewe cyangwa n'ababyeyi be
nta cyaha na kimwe bigeze bakora. Ijambo ndiho ndarikura muri Bibiliya ahagana muri Yohana igice cya 9. Nawe niba ubishaka urisome uraribona neza. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Ndabakunda cyane. Nawe uyu munsi wa none nginga Imana ubwira uti mwami reka kunsiga njyenyine muri aya makuba ndimo, reka kunsiga njyenyine muri iki kigeragezo ndimo. Uyu munsi wa none niba uri gushwana n'umugore cyangwa abana bawe bakunaniye, icyo kigeragezo nutagitura Yesu Kristo ntabwo uri bukunde. None uzi ngo murumuna wawe niwe ubuze kugukiza mama wawe, ahubwo murumuna wawe niyinjiramo ararusenya, cyangwa se abaturanyi cyangwa n'abandi. Senga Imana, uzamuke umusozi, ujye mu kiliziya, ujye mu rusengero n'umutima wawe. Imana araturema idoreza imitima, burya ngo nta muntu wapfumura ngo arebe umutima wundi, ariko wowe niwiherera ugasenga Imana, Imana iragukiza ikigeragezo. Humura rero, ubwato umwami Yesu arimo nta kintu na kimwe cyatuma burohama. Nawe rero mwisunge ubundi agutware mu bwato bwe. Komeza udukurikire ndetse unasangize benshi ijambo ry'Imana. Ndagushimiye cyane uwo wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Njye nitwa Jean Marie. Nuko rero Yesu arabasubiza ati, uyu muntu yavutse ari impumyi ariko nta cyaha yakoze, yewe haba n'ababyeyi be ntacyo bakoze. Mwumve icyakurikiye, ngo ahubwo ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Numva rero yuko Uwiteka Imana areka ibintu bikabaho kugira ngo imirimo ye igire ute, igaragare, yerekanirwe muri ibyo bintu bibabaje cyane. Imana ihabwe icyubahiro, ihabwe ikuzo. Imivu yatemze, Imana ihabwe ikuzo. Serwakira yaje, amazu yagurutse. Imana wibuke gusenga Imana ari uko tagucanze, ari uko byanze, ari uko ahantu hose wagerageje bikanga, watabaje biranga, ugera hirya no hino biranga. Imana ihabwe icyubahiro, ari uko amahanga arimo arashwana, ari uko abaturanyi barimo barashwatagurana, ndetse inzara yateye ahantu hose hagiye hatandukanye, kugira ngo abantu bace bugufi bityo barize Imana icyubahiro. Ahangaha biragaragara yuko uriya muntu yavutse ari impumyi pe, ariko se kubereka atavutse nk'abandi. Nuko abantu barahaguruka bajya kubaza ngo ese niwe kibazo cyangwa ababyeyi be niwe kibazo? Ariko nta muntu n'umwe wari ufite ikibazo, ahubwo ni uko arubwira ngo Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Ahubwo rero nawe ihangane wumve yuko nta kibazo na kimwe ufite, waremwe mu ishusho y'Imana, uremwe nk'abandi, waremwe nkanjye ndetse n'undi. Twese ibibazo niho ndahura nabyo, ibibazo urahura nabyo. Ntubyinubire, ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ahubwo si umunsi wa none cya kintu Imana idusabye ngo niba ufite uko kwizera, imirimo yawe ni iyihe? Imirimo nta yindi, ni ukuyizera. Wamara kuyizera ugafata iya mbere ukajya gusenga, ubundi ukabwira Imana uti Mana ndi uwawe, mfasha unkure muri aka kaga. Ubundi Uwiteka Imana azabana nawe kandi azagufasha ndetse azagukiza ako kangaratete urimo. Yes, birasobanuka neza, biri kumvikana. Mujye muherezaho rero, mudukubite comment, mumanuke mutubwire tuti bimeze gutya. Iyo mutaduhaye comment ntabwo tubikunda, ariko just write a comment and then let us know what you think about this, right? Yeah. Ku murongo rero wa kane haragira ati, nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira, ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi mucyo mu isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Nuko Yesu Kristo rero amaze kuvuga atyo, ayo magambo amaze kubasubiza kwa kundi kose tubonye hejuru, arangije acira hasi amacandwe yiwe, ayatobesha kondo. Ageze aho ngaho arayafata, afata ka kondo agasiga kuri wa papa wa yampumyi, wa muntu uravukitse afite ubumuga bwo kutabona. Nuko
wa muntu ibyakurikiyeho ni uko Yesu Kristo aramubwira uti manuka gatoya ubundi ugende wiyuhagire, numara kwiyuhagira urakira. Nuko abantu bakimara kumubona amaze kubigenza atyo nk'uko Yesu Kristo yaramubwiye, baratangara cyane, baba baribaje se uyu nguyu si wa mwene kanaka, uyu si wa wundi? Si yari impumyira? Birabacanga. Nuko Uwiteka Imana yihereza icyubahiro muri ubwo buryo, nuko barabazanya, bamwe bakavuga bati niwe, abandi si we, si ko yavuze ari impumyi, none byagenze bite? Uriya muntu nagira ngo mbabwire yuko ukwizera kwiwe yaguhuje n'ibikorwa, kuko yakoze uko ashoboye, arasenga ndetse agira ku kwizera mu mutima, abihuza n'ibikorwa nk'uko twabonye yuko kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ubusa. Ibikorwa nta bindi rero, ni uguhaguruka ugaca inzira, ubundi ukajya gusenga, ukinginga Imana, ukayinginga, kuko izi ibyo dukeneye. Burya niyo tuyitakambiye tukanarira rwose iradusubiza nta kabuza. Nuko rero Uwiteka Imana yihesheje icyubahiro gutyo arabikemura. Uyu munsi wa none rero ijambo nanone ngira ngo dusorezeho ni uko Uwiteka Imana yiteguye kugufasha, yiteguye kugutabara mu makuba urimo uyu munsi wa none, ubundi ahantu uri Uwiteka agahabwa icyubahiro, Imana ikihesha ishema aho ngaho muri karitsiye utuyemo, aho ngaho mu mudugudu ubamo, aho kwa muganga uri, uburwayi bwawe nibwo Imana iramanukiramo, ubundi Imana yihesha icyubahiro. Humura rero, akaga urimo kose umunsi wa none karakira, reka guhangayikishwa n'ibiza, reka guhangayikishwa n'ibihe bibi, reka guhangayikishwa n'imyuzure, reka guhangayikishwa n'imvura iteye ubwoba, reka guhangayikishwa n'akaga kari kugenda kagwira isi, bitewe n'uko ufite ya pasiwadi ariyo kwizera. Njye nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel, ntiwagirwe gukora subscribe nk'uko tugenda tubibasaba umunsi ku wundi. Kora subscribe none aha ngaha kugira ngo iyo nkunga itugereho, ukikora ihita itugeraho. Kandi ndagira ngo mumenyeshe yuko burya ntabwo dukeneye indi nkunga ikomeye, cyangwa se inkunga y'amafaranga, inkunga y'ibiki byose nk'ibi byateye iki gihe. Twebwe manuka aho ngaho kuri buto ukore subscribe, ubundi iyo nkunga iraruta byose, iraruta amafaranga, kuko tuzajya turaba twizeye neza yuko icyo dushyizeho cyose kizajya gihita kikugeraho, kandi ku buntu, ubundi dufatanye guhimbaza Uwiteka ndetse no gusangira ijambo ryiza. Kora subscribe none aha ngaha rero, nutarayikora waratinze. Njye nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana. Ciao ciao, Yesu abagire neza. Ubundi reka tugaruke dusenga dusoze. Ndarenganye cyane, ndabashimiye cyane rero mwe mwamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel. Reka dusoze dusenga Uwiteka abanye natwe. Mwibuke yuko twamaze kubona ijambo ry'Imana ryabonekaga muri Yakobo igice cya 2:17, aho byagiraga ngo imirimo yacu ntacyo, donc niba tudafite imirimo iherekeza ukwizera, kwizera kwacu kwa gupfuye ubusa. Kandi tumaze kubona yuko amakuba dushobora kuba turimo Uwiteka ashobora kuyadukiza, kabone nuko byaba byazambye byageze iwa ndabaga, Uwiteka yadukiza akadutabara, akadukura muri ibyo bibazo igihe cyose tumwiyambaje. Kandi twamaze kubona ko ahagana muri Yohana igice cya 9, aho Yesu yakijije impumyi yari yaravukanye ubwo bumuga, ndetse abantu bakibaza cyane bakavuga ati umuntu se yaba yarakoze icyaha cyangwa se n'ababyeyi be? Ubundi Imana iravuga iti oya, nta n'umwe wigeze akosa, ahubwo nugira ngo Uwiteka Imana Data imirimo yantumye nyisoze kandi aherebwemo icyubahiro, ubundi ikuzo rye rizamuke. Reka rero Uwiteka akomeze abarinde, dusenge. Amen. Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'iri jambo ryiza utugejejeho, Imana nyamana. Rero abaduteze amatwi nabo turabashimiye kuko babashije kutadutenguha, ndetse nzi neza yuko iri jambo riri bwinjire mu mitima ya buri umwe, ndetse rikashingamo imizi, rikatubera impamba, ndetse na buri kimwe kizatugeza iwawe mu ijuru. Ubuzima bwa buri munsi buraducanze, ariko turagufite. Akaga turimo, buri kimwe cyose kitatworoheye, ni wowe tugikesha. Nzi neza yuko
uri Imana nyamana, kandi ako kaga ubizi, uba watumye katubaho, ubundi kugira ngo uhabwe icyubahiro mu kwizera kwacu. Niko utubwiye ngo ibyiza tuzabibona ari uko twizeye. Nitwizera rero, imirimo yacu izagira uko ikugeraho, nimara kugeraho, ubundi ukwizera kwacu nikube impfabusa, nuko tugirire ikigongwe uturokore. Byose turabikuragije kandi turagushimira izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Muraba ingenzi, muraba agaciro, Yesu Kristo ashimwe. Nitwa Jean Marie, namaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel, ukora subscribe nonangaha. Ciao ciao.